Uyu munsi ngiye kukubwira inkuru ifite isomo rikomeye. Ni inkuru y'abana babiri b'abahungu bari bavukana, gusa birenze kuba inkuru y'abahungu bavukana gusa, kubera ko mu by'ukuri ni inkuru inashobora kuba iy'abakobwa bava inda imwe, cyangwa ikaba inkuru yawe wowe unteze amatwi. Hariho abana babiri b'abahungu. Abahungu babiri bavutse ari impanga. Aba bana b'abahungu uko ari babiri bakuriye mu buzima bwarimo papa wabo w'umusinzi. Uyu papa wabo ntabwo yasindaga byonyine gusa, kubera kuretse gukunda inzoga cyane, uyu mupapa yagiraga amahane n'urugomo biteye ubwoba. Yari umusinzi w'umurakare, umusinzi w'umunyamujinya cyane, umusinzi wahohoteraga abandi cyane binyuze mu gukomeretsa umubiri cyangwa mu kuvuga amagambo mabi akomeretsa umutima. Muri make, uyu mugabo yari urugero rwa mbere rushoboka rwerekana umubyeyi mubi cyane, ku buryo nta mwana ushobora kurota yifuza kugira umubyeyi uri nkawe. Umunsi wa mbere amaso y'aba bana yashoboye gutangira kubona, mu byo babonye bwa mbere ni ubucakura bwa papa wabo w'umusinzi. Umunsi amatwi yabo ashobora kumva, mu byo bumvise bwa mbere ni papa wabo umusinzi wari wararenze ihaniro. Izi mpanga ebyiri z'abahungu zarebye ubusinzi bwa papa wabo guhera bakiri ibitambambuga, babureba mu bugimbi kugeza babaye bakuru bagiye hanze, basohotse mu nzu y'ababyeyi. Gusa ikibabaje ni uko na nyuma yaho uyu mubyeyi wabo w'umusinzi ntabwo yigeze ahinduka. Kunywa inzoga nyinshi cyane ntiyigeze abireka. Umujinya n'uburakari byarushijeho kwiyongera, ndetse guhora yitotombera isi n'abantu avuga ko ari byo nyirabayazana w'ibibazo bye, uyu mupapa ntabwo yigeze abisezera. Byarakomeje bibaho gutyo, imyaka irashira n'indi irataha. Nyuma y'igihe kinini, b'abahungu babiri b'impanga bari barakuze, baravuyemo abagabo bakuru bafite imyaka iri gukabakaba muri za 40. Gusa iki gihe cyageze, papa wabo yararangije gufungwa kera, ari gusazira muri gereza nyuma y'uko yari afunzwe azira ibyaha byo guhohotera. Ndetse nta nubwo byari ubwa mbere uyu mubyeyi yari afunzwe hejuru y'ibyaha nk'ibi. Ku rundi ruhande hari undi mugabo wari uri muri gereza icyo gihe, n'ubundi afungiwe ibyaha bijyanye no guhohotera. Uwo wundi mugabo wari ufunzwe ni umwe muri za mpanga za wa mugabo. Umwe muri ba bana be babiri iki gihe nawe yari afunzwe icyarimwe na papa we, kandi bose bari bafunzwe bazira ibyaha byo guhohotera. Umunsi umwe mama yagiye gusura uyu muhungu wari ufungiwe muri gereza. Ageze kuri gereza, mama abaza umuhungu we ati, "Mwana wanjye, ese byakugendekeye bite kugira ngo wisange uri ahantu nk'aha mu buzima nk'ubu ubayemo?" Umuhungu we n'uburakari bwinshi arasubiza ati, "Papa wanjye yari umusinzi, yagiraga amahane n'umujinya. Ese urumva njye nari kubigenza ute mama? Kugira ngo mbeho utya, ibi byose byatewe na data. Niwe rwose. Ibyo gukunda inzoga cyane no kugira amahane nta handi nabikuye. Nabikomoye kuri data kuko nakuze mbona ari byo buzima bwe." Uyu muhungu wari ufunzwe yasubije agaya papa we, ashinja ko ari we nyirabayazana watumye ahinduka umusinzi, kubera ko nta rugero rwiza papa we yigeze amuha. None bikaba byararangiye ubuzima bwe bwangiritse hejuru ya papa we, ubuzima bwe bubigendeyemo. Bidatinze, mama avuye gusura uyu muhungu w'impanga wari ufungiwe muri gereza, yahise anyurira ko ajya gusura impanga ye. Mama yahise ajya gusura undi muhungu we wari udafunzwe, wari uri hanze mu buzima busanzwe. Bitandukanye na mwene nyina wari ufungiwe muri gereza, iyi yindi mpanga yasigaye idafunzwe yari ibayeho neza. Byasaga nk'aho ari umugabo ubayeho imibereho myiza, ubuzima bwe burimo umutuzo n'ibyishimo. Ndetse yari umugabo utarigeze habe n'inshuro yarimwe agerageza kunywa ku gatonyanga k'inzoga. Uyu muhungu yari yarakoze ubukwe, abana n'umugore we n'abana babo babiri babayeho mu muryango wishimye cyane. Igihe bari bicaye baganira, mama yabajije uyu muhungu we ati, "Mwana wanjye, mbwiza ukuri, ese byakugendekeye bite kugira ngo wisange uri ahantu nk'aha mu buzima nk'ubu ubayemo?" Umuhungu asubiza mama we ati, "Mama, data yari umusinzi cyane bikabije, ari umunyamujinya ndetse agira amahane ateye ubwoba. Ese urumva njye nari kubigenza ute mama? Buriya buzima bwo data yarabayeho
ntabwo ari ubuzima nigeze nifuza kubaho habe n'iri rimwe. Nta nubwo nigeze nifuza ko abana banjye bazakura nabi bafite umupapa w'umusinzi cyane umeze nk'uko data yari atubereye umubyeyi mwa buriya buryo. Igihe cyose nabonaga papa yitwara nabi kuriya, mu mutima wanjye narushagaho kwiha isezerano ry'uko ngomba gukora icyo bizansaba cyose, ariko sinzabe nka data cyangwa ngo abana banjye bazagire umubyeyi mubi uteye nk'umubyeyi nagize. Isomo twakura muri iyi nkuru ni irihe? Isomo twakuramo nuko ibintu bitandukanye duhura nabyo muri ubu buzima, ibibazo, imbogamizi, ubwoba n'ibindi, ibyo byose nta na kimwe bivuze ku cyerekezo n'uwo uzaba we muri ubu buzima, ahubwo igikomeye kandi gifite icyo kivuze ku cyerekezo n'abo tuzaba bo muri ubu buzima ni ibisobanuro duha bya bibazo, ibisobanuro duha ziriya mbogamizi, biriya byose biza mu buzima bwacu. Ibyo bisobanuro, mu yandi magambo, inyito uha bya bintu uhura nabyo, nibyo bigenga icyerekezo n'uwo uzaba we muri ubu buzima. Dushobora guhitamo kujya twitotombera isi n'abantu ko ari byo nyirabayazana wabo twabaye bo, tugahitamo guhora twitotomba dushinja isi n'abantu ko ari byo nyirabayazana w'ubuzima butari bwiza tubayeho uyu munsi. Nk'uko iriya mpanga yari ifunzwe muri gereza yasobanuriraga mama icyatumye ifungwa ko ari papa we, ingeso yayikuye kuri papa we. Ushobora gufata ayo mahitamo yo guhora witotombera isi n'abantu, cyangwa tugahitamo kwakira ibitubangamira nk'umugisha. Ibibazo, imbogamizi, mbese ibitubangamira byose tukabifata nk'umuyoboro, umuyoboro utuyobora kure y'ibyo tudashaka mu buzima bwacu. Nk'uko iriya mpanga yasigaye idafunzwe yahisemo ko ubuzima bubi bw'umubyeyi we, papa we, butagomba kuzaba ubuzima bwe n'abana be. Ku rundi ruhande, iyi nkuru iratwibutsa ko ibibazo n'imbogamizi by'ubu buzima ari ibintu bitagomba kugenga cyangwa ngo bikontorore ubuzima bwacu. Ntidufite kwemerera cyangwa ngo tureke ibibazo n'imbogamizi by'ubu buzima ko bitwara ubuzima bwacu aho byishakiye. Nubwo ibi twitambika ari byinshi kandi bitoroshye na gato, dufite inshingano zo guhangana, dufite inshingano zo kugerageza gukora uko dushoboye kose, tukarwana no kwerekeza ubuzima bwacu muri cya cyerekezo twita ko ari cyiza. Aho kugira ibyo twitotombera mu buzima, duhitemo kubona umugisha mu bibazo, duhitemo kubona umugisha mu batubangamira, mu baturwanya. Duhitemo kwizera ko ibi byose bitwitambika ari ingirakamaro mu buzima bwacu, ndetse bitaza mu buzima bwacu nk'ibibi, ahubwo biza mu buzima nk'umugisha udukangura, umugisha uduha amasomo, umugisha utuma turushaho kumenya uko dutegura aheza dushaka kuba. Duhitemo gufata inshingano ku myitwarire n'ingeso zacu kuruta kugira ibyo twitotombera ngo abantu, isi. Tureke kugengwa n'ibibazo, tureke kuyoborwa n'ibibazo ngo bidutware iyo bishaka, tubeho muri kontroli yabyo. Ahubwo duhitemo kubona ko ibyo bibazo n'imbogamizi duhura nabyo mu buzima ari ibidutera umugisha, udufasha gusobanukirwa heza, udufasha kubona amasomo dukeneye kugira ngo dusobanukirwe aheza dukeneye kuba, kugira dusobanukirwe ibyiza biruta bya bibazo, ibyiza tugomba guharanira. Igikomeye, dufata inshingano zo guharanira kugira hahandi heza dushaka kuba, hahandi hatandukanye na bya bibazo, hahandi hatandukanye na za mbogamizi. Duharanire ko tubaho hantu ibibazo bitwigishe kwerekeza aho hantu heza.